Yesu we mani inzara urashize none. ariko se burasito iyo nzara yawe iratuma tugera kuki? Iyo uva ku isi ibintu byose ubisoje ntabwo tuba dutekanye. erega tica nananiwe rwose twakoze urugendo rurerure niyo mpamvu uri kubona ngeze hano ngaha nananiwe kwayura rero ntabwo ari inzara. Ariko se Eri uracyakomeje kumbeshya koko amanyanga yawe azashira ryawe? Nose uri kuvuga urugendo wakoze warukoze wenyine, njye se ko twarukoranye nkaba nta kibazo ufite. Ayo manyanga yawe kanze nkubwire, nakubwiye ko uyu muntu agize hano ngaha akabeshya ahita ahinduka umunyu. Niba ushaka kuba umunyu rero ibyo birakureba, ushaka wavugisha ukuri. tica ntukambeshye bivuze ko se njye muntu wa mbere ugeze hano ngaha nkabeshya abandi bahageze se bakabeshya ko nta n'umwe ndi kubona wahindutse umunyu. Ibyo ni ukumbeshya kugira ngo ntongera kukubwiza ukuri. Ariko sha wowe undi nta nubwo natekereza, urabona yari modoka iri kuzenguruka hariya ukagira ngo ni design, ninde wayishyizeho? Nawe. Ahubwo n'umugabo bita Tomasi wiha ibintu byo kubeshya ageze hano ngaha ahita ahinduka imodoka. Nawe niba ushaka guhinduka ikindi kintu rero ibyo birakureba. Oya tica urambeshya hari ikindi kintu mishe. Nose niba ari ukubeshya gusa ngiye kubera iki nabeshye nkaba nta kintu nahindutse. Ahubwo mbwira Tomasi yakoze iki kugira ngo abe imodoka? Urumva ushaka gusigara hano ngaha se kundi kubona wabishegeye? Reka njye nuko ushaka kwimenyera amakuru nyine nk'umuntu waje kwiga. Rero umunyeshuri wanjye Elistone ni inkuru ndende, ariko reka nkubwire muri makeya. Uriya mugabo bitaga Tomasi yari umugabo wagiraga amatsiko cyane, ariko yaje hano ngaha ku kwezi ari kumwe n'undi mugabo bitaga Karoli. Noneho mu gihe baba bari gusigana ku bintu bibera hano ngaha, Karoli yaje kurakara akubita Tomasi ingumi. Akimukubita ingumi ahise ahinduka imodoka. None niyo mpamvu iri bari kuzenguruka hariya mu kirere. Ubwo hano ngaha rero biba bisaba ko umuntu agenda ategereye undi, kuko ushobora kumworaho ugahita ubona mpindutse indege. Ese tica wowe ko ntakubaye kandi Tomasi we baramukozeho agahita ahinduka imodoka. Nakubeshya gasha, none se yaba ari byo ntabwo wise umwindurayo? Ntabwo ngomba kukwizera, niyo mpamvu ntakubwira ukuri. N'undi munsi jya umenyera abo mungana wa gisaza we, bigaragare ko n'ibindi byose wanyigishije wambeshyaga.